nsigaye niyogereza ibyombo koko. Ase uko ko uyu mukobwa wanjye Tina yagiye hehe? Mana yanjye. Byose yaba hari niwe wari kubikora none ninjye usigaye mbikora. Yaba hari ntago ariyo wari kubyoza. Cyangwa se baba baramugiriye na. Mana yanjye we birari byane biba amaraso. Kuko numva umutima uri kundya. Abantu bo wajya ngo nakinye gupfura bagira. Uko umuntu akomanga ukagira ngo niwe. Kuri gukomanga wenda kunuraho urugi urinde uri kugenzwa n'iki. Ni wese wakomanga rero. Ese ufite ikinyabupfura? Kugenzwa n'iki? Nta kindi kintu kingenza. Ndashaka akazi ko mu rugo. Ugasa akazi urabona we wagashobora. Yego. Urashaka akazi kameze gute? Akazi kose nagakora. Koza ibyombo, kuropa, kumesa, guteka. Byose njye nagakora. Ndabona nakazi washobora. Kubera ya nukuntu ndi kukura nukundi kukubona ndabona nakazi ushobora. Mama akazi ndagakeneye pe. Ubwo nagushyira mu kazi kakakunanuka ngo naguzi guteka. Nagukananira. Okay. Akazi ndakagwe ndi kubona uri umwana mwiza. Ni namahira n'umukobwa wanjye yaragiye nawe ukihaba. Ubishoboye uzi kuzabishobora. Ejo utazakoropa inzu ngasanga wayipfubije. Cyangwa n'ukuntu abakozi boza ibikombe nkabona wajye gukinywamo cyangwa wajye guha n'umushyitsi amazi ugasanga kiraho amavuta. Wakazi ubukazi neza nje ntabwo njya nkunda umuntu nza musubirishamo mumubwira ngo kora ibikoropa inzu ubu bizi. Uzanesha umutwe usange inzu urayipfubije urabona ukuntu haba hasa neza inzu imeze neza amasahana ameze neza wayogeje njye nazajya nsanga ngiye no kumaramo igikombe ngasanga kiraho amavuta. Kandi numbera umwana mwiza nanjye nzakubera umubyeyi. Mama nzakubera umwana mwiza pe. Okay. Ambanze ntunganye ibingibi narindi koza mbijyane mu nzu. Ubwo ngubwo nizere ko uko ubikorwa wabibonye. Ni karibu. Nakoze. Witwa nde waturitse ahagana hehe? Nitwa Claudina mu rugo ni Rusizi. Okay. Ajya Rusizi bagerageza mu kazi. Nanjye ndagerageza. Uri kubona rero wahageze. Claudina rero ukuntu bizajya bigenda. Babona akazi kahangaha no kubyuka ugakoropa inzu ugahanagura kandi ukameza. Umva wa mwana w'umukobwa ninzasanga yakavumbi. Izi ntebe ukabyuka ukazihanagura ugahanagura imirayi nuko warangiza ugahanagura televiziyo. Niyo manje kugushimira hano mu rugo. Ukagihanagura neza nizabona ikintu kitwa umukuri waje. Nta kibazo. Urabona mbese ukuntu hano hantu hameze agahora ari smart. Yego. Nta kibazo byose nabyumvise byose nzajya bikora. Ahubwo nyine reka tuvugane ku musahara. Okay nta kibazo. Nkurikije akazi kose wabwiye. Nzajya mpemba 30. Claudine ntawe uri gukabya. Oya ntabwo ni gukabya mama. 30 hano nta mwana no kubyuka nyine ugakora ayo masuku. Ubwo urumva ko 30 ari amafaranga menshi. Nina nakazi ni keshereka. N'abana bahari. Ubusaka akazi wabyutse mu gitondo nabo saa 4 waba wakarangije wanaruhutse. Hano nta mwana uhari uzabyi gutekera icyayi cyangwa utekera ibikoma. None se mama. Nta mwana uzategura agiye ku ishuri. Akazi kano wazindutse byibuze saa 4 waba wakarangije 30 ni menshi. None se uri kumva wahangara ukurikije naka kazi. Njye bitewe n'ukuntu nakubwiye kandi nshaka ko inzu yanjye izajya ari smart. Ntabwo narenze 15. Oya 15 ni make pe. Basigira 20 nakwihangana nyine akazi kawe nkagakora neza ariko kama 20 yawe.
ariko abakozi b'iki gihe mwabaye amafaranga 15,000 nakugaburiye wariye ukabyuka ukamura amasuku kwa njye mbyuka nigenda nagiye mu kazi n'amafaranga 15,000 n'amafaranga makeya ariko ni make ariko tekereza nanjye tike nzajya nkoresha nsubiye mu rugo Rusizi. Okay, ibyo nakubwiye nubishyira ku murongo nta kibazo, ntabwo nzakwinjiza amafaranga 20,000 nimba uzi kuri mu mukozi ufite ikintu cyakuzanye, ntabwo nanze amafaranga 20,000. Nta kibazo mama, akazi nta kibazo ndagakora kuri 20. Ubwo nyine nawe nubona ninkora akazi kawe neza uzanyongeza umushahara. Ubundi ikintu nanga mu buzima bwanjye nanga umwanda, nanga gufata igikombe nkumva kiri ibintu by'amavuta, cyangwa nakandagira gutya mu nzu nkumva ndikumva ikintu umucanga nyine mu kumagura. Nunkorera akazi ugakoropa inzu ugahanagura intebe imirayo ukayikuraho vene ndayakwemereye. Nta kibazo urakoze. Umukobwa witwa Tina waba umuzi? Ndamuzi. Muziranye gute se? Tina ni shiri. Tina murakundana? Ni shiri wanjye. Sure. Ubwo akabimenya se wo. Njyewe ubwanjye nari nzi ko ndi kugushidikanyaho. Niyo mpamvu nari maze kubaza ibi byose. Bivuze ngo amafaranga namuhaye. Bivuze ngo ni wewe mwasangiraga. Ubonye Tina mukundana ubona n'amafaranga, abo bumva amafaranga araho muriye nayo. Umva mbanze nkubwire n'ikintu utaruzi. Isuni. Niba uzi ko ukundana na Tina, ukabuzi ko umukunda, gabanya urukundo uri kumukunda. Kuraza kuza kwatakariza ubuzima by'imikino. Akose kuri ko mwangabanya urukundo ndi kumukunda, wowe nawe kunumva ntazi. Tonde mbanze nkubwire. Tina namuhaye amafaranga, yandiye amafaranga, ambesha ngarankunda kumba ari we mukundana. Amafaranga nyibivuze ati yaba wowe, ya mama wa Tina, yaba nundi wese baziranye. Mwese maza kubitakariza mu buzima bwayo. Kandi zajemo n'iby'ubuzima. Reka mbanze nkubwire napfa kuba namenye amakuru yuko wowe ukundana na Tina. Bivuze amafaranga yose namuhaga. Ni wewe mwayasangiwe na mama we. Bivuze ngo mwese uko mwese muzanye na Tina muraza kwatakariza ubuzima. Itondo raza kuza kubibona. Ahubwo nimba ushaka guhangana si byose. Nimba witeguye guhanga. Reba. Umva nkubwire. Ibintu byo gucyana byo we ntabwo bizi. Ubundi umva nanaguka. We tuzahuza wowe. Asirajya kugura ibibiriti, mbonye nta biriti bihari. Kandi nariya amashuka mbona asa neza. Nuva kuzana ibiriti uze uhita uyamesa. Banguke. Sego mvuye ngo ujye kugura ikibiriti ugiye mu biki. Nagiye kubaza n'ubwe intoki. Ariko umaze kwigira umusirimu. Cyahano ujye kugura ikibiriti. Sawa. Kandi wanguke. Kuko ari amashuka ndashaka kuyabona asa neza. Akazi uzagashobora kakanya isuza ngaho genda ari amashuku tuyatunganya kandi uyakure neza uyapfubye wirinde ibizinga ko bisa.
ariko se amafaranga uri kumbaza ni amafaranga agenda ateye aciye mu zihe nzira agenda ubu nonaho ubu tuvugana singomba gusubira ntabonye amafaranga yanjye icyo nzi nuko umukobwa wawe nakundaga namuhaga amafaranga ambwira yuko urwaye ashaka amafaranga yo kukujyana kukuvuza bivuze ngo umugambi wose mwawucuruje muri kumwe amafaranga 400 ndayashaka none ahangaha nimba yakuriye ukureho umukobwa wanjye afite undi musore bakundana tonde mbanze mubwire ibi 2025 nta mukobwa ugomba kurya ibintu by'umuhungu agende gutyo gusa kandi ikindi si nibyo gusa si 400 gusa agomba kuma yaba amaherena yaba amavuta namuguriye yose ayo mafaranga yose ndayakenera nta n'igice kijana na kimwe kivuyemo bitari ibyo ngibyo yaba wowe yaba Tina yaba n'umusore bakundana muraza kubitakariza mu buzima ariko se reka undi mubaze ubundi uwo mukobwa wajyaga kumufasha ni ikimugana nagazi gukora wagiye kumugura amaherena umuha ibyo bintu byose wambwiye nago yakoraga urana n'uno rwo rusaba umunyu wambwawe wajyangura n'inzereze uri marine nasone ngo wama amafaranga 400 nanyandiko mwagiranye wambesire ubundi niro gukinguriye hari uvuze ngo iki siba umukobwa wanje ubu afite umuhungu bari gukundana umeze neza ubwo rero kunaza n'inyandiko ari kubundi yo umuhaye amafaranga uzi n'ikindi noneho waruzi n'ikindi nge namwe tugiye guhangana noneho sa wagiye kumuha 400 reba ipantaro wambaye reba inkweto wambaye iyo ubanza nawe kwiyambika icyo ngicyo noneho nicyo mwese mugiye kuzira yaba wowe yaba uri umuhungu bakundana yaba n'uwo mukobwa Tina n'undi wese ubyihisha inyuma nicyo mugiye kuzira reka kuntera ubwo nta muntu ujya unera ubwo uri kubyumva neza nta muntu ujya unera ubwo nunera isesemi mwana wanjye dakanguri na rugo rwaburi 400 urana rwa 400 banza wiyite icyo ugiye kubona icyo bita kubabaza intare uko bigenda nyuma yabyo wowe na Tina wowe n'ura muhungu bakundana hanyuma nawe mugiye kurekeza kuri wanyibeshye wangaye umurizo mubura utagira ipantaro yo kwambara wowe utagira iki wamaye 400 wambwa we tu wajya kuma 400 nani itutsawakera akubundi yambwira ihe soka wa mgawe tu uragapfurwa ngo muhaye 400 none ndahamagara imbwagenzi yawe nawe uri imbwa wambwa tu ndaje tuzahangana wari kugira inyandiko banza kuri pana kaburi kwibirago cyangwa ifundi tu uragahambira ko nayo mwakoga pfa ubundi nanga ibintu binkura muri mudu ubundi nkiri yambwibijite ngo yamahanga amafaranga ngamembe 400 ngaramusukisha wambwa uragapfurwa nta kintu agapu